Reka nkusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza aho uherereye hose, mbonereho kukwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026. Reka twizere ko twawusoje uyu wa 2025 kandi twizere ko tugiye gutangira uwa 2026 amahoro. Umwaka wa 2026 uzakugendekere neza, uzahaha uronke ibyo utabonye muri uyu mwaka uzabibonere muri uriya mwaka. Mwaha ikaze rero mu kiganiro cyacu cya none, njye mugiye kubana ni Joshua. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku kiganiro aho tuza gusobanukirwa ubwiza bw'umugore ubwo ari bwo, unamenye ibiranga umugore mwiza, umenye ibiranga umugore mubi, ndetse uze no gusobanukirwa ingaruka wahura nazo mu gihe waba washatse umugore mubi. Mwaha ikaze muri iki kiganiro. Niba uri umugore, wumve, wirinde kandi wikosore niba hari kitagenda neza. Niba uri umugabo, nawe uze gusobanukirwa kugira ngo uzabe wabasha kugira inama umugore wawe mu gihe hari ibyo atubahiriza, ndetse nusanga ari umwe ugaragaza ibimenyetso mu biranga abagore beza, uba ugenda unamushimira kuko uri umugabo ufite umugore w'agaciro, umugabo waguye ahashashe. Niba ufite umugore mubi, wihangane umusengere kandi umugire inama kugira ngo agende arushaho guhinduka. Burya umugore niwe rufunguzo rw'umubano mu bavandimwe n'abaturanyi. Nubwo umugabo yagira ubuntu n'urugwiro, nubwo yamwenyurira abandi no kugerageza kubakira, ntacyo byabamarira abaturanyi n'abagenzi, kuko inyifato y'umugore ariyo itanga ikaze mu rugo. Imyifatire mibi y'abagore niyo yirukana ababagenderera. N'abatindiye rero, dore bimwe mu biranga umugore mwiza. Ikintu cya mbere, umugore mwiza yubaha Imana n'umugabo we. Umugore mwiza ntabwo asuzugura, aba akunda gusenga kandi agacira bugufi umugabo we. Ikintu cya kabiri, umugore mwiza agira umwete ku mirimo. Umugore mwiza ntabwo ari umunebwe, ntabwo ari wa wundi ukunda kuryama. Oya, umugore mwiza aba akunda kugira umwete kandi akunda akazi. Ikintu cya gatatu, umugore mwiza aba azi kugaburira abantu babana ku gihe, azi no gushaka ibikenewe mu muryango. Ntabwo umugore mwiza ari wa wundi uhisha saa 8 z'amanywa, ntabwo ari wa wundi uhisha saa 4 z'ijoro. Oya, umugore mwiza aba azi kwita ku muryango we. Ikintu cya kane, umugore mwiza akunda gufasha abarusha ubushobozi. Ntabwo umugore mwiza ari wa wundi utererana abandi mu byago, ahubwo iyo afite ubushobozi aba agenda yabasapotinga mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'ubushobozi, kubasengera n'ibindi. Ikintu cya gatanu, umugore mwiza amenya kubana neza n'abaturanyi be. Umugore mwiza ntabwo ari wa wundi uhora ushwana n'abaturanyi, ahora agirana nabo amakimbirane, bahora mu ntonganya. Oya, ahubwo aba azi kubana neza n'abaturanyi be kandi atabaryarya. Ikintu cya gatandatu, umugore mwiza yita ku bashyitsi akabagirira neza. Ntabwo ari wa wundi ubona haje abashyitsi ngo yigire muri telefoni, yigire mu buriri, ahubwo yita ku bashyitsi akabakira ndetse akabaganiriza. Ikintu cya karindwi kiranga umugore mwiza ni uko aba azi kwifata mu magambo avuga. Umugore mwiza ntabwo ari wa wundi uhora muri shyushyushyushyu, ahubwo akontorora amagambo aba agenda abwira abandi kugira ngo yirinde kuba yabateranya. Ikintu cya munani, umugore mwiza yihanganira ubukene n'igihombo. Umugore mwiza ntabwo ari wa wundi ubona umugabo we yasubiye inyuma, ahubwo agahita ahitamo kumuca inyuma kubera ko amafaranga yabuze. Oya, uwo mugore ntabwo ari mwiza rwose. Ikintu cya cyenda, ubukire ntibumutera isumbwe no kwishyira hejuru. Umugore mwiza ni wa wundi ubona bakize ntatangire kwica ku bantu, ahubwo akicisha bugufi, akarushaho gushaka inshuti mu baturanyi, mu miryango. Niyumve ko urwego rwabo yarurenze agomba gukorana n'abakire, ahubwo aba agomba kwicisha bugufi. Icya cumi kiranga umugore mwiza ni uko aharanira ibyakubahisha umugabo we. Umugore mwiza ni wa wundi wihesha agaciro kandi akagahesha n'umugabo we, ntakore ibyatuma umugabo we akorwa n'isoni. Nk'uko umugore mwiza rero atabiterwa n'ubwiza bw'inyuma gusa, ni nako n'ububi bw'umugore budaterwa n'imiterere y'inyuma, ahubwo ububi bw'umugore buba bushingiye ku ngeso mbi zituma aremerera uwo bashakanye, akaremerera abo babyaye, akaremerera abaturanyi ndetse n'abandi babagenderera. Rero nagutindiye, reka tugaruke ku bintu biranga umugore mubi.
Ikintu cya mbere, umugore mubi yanga gusangira ingorane n'umugabo we. Ntibahuza ibitekerezo, ntabwiza umugabo we ukuri. Iyo umugabo ageze mu byago, umugore mubi aramutererana. Ikintu cya kabiri kiranga umugore mubi, umugore mubi abaho imibereho itagira intego n'imigambi. Yikubira inyungu. Ntamenya ibyo umugabo we akunda, n'iyo abimenye arabimwima. N'iyo abikoze abikora atishimye. Urugero ni nk'ahandi hakunze kugaragara mu mibonano mpuzabitsina, aho yima uwo bashakanye, yanabikora akayikorana ashaka izindi nyungu runaka, cyangwa akayikora amushyurira amubwira nabi. Niba umeze gutyo rero umugore, wirinde. Iyo agahararo gashize cyangwa habonetse igihombo, umugore mubi atangira gukoresha agahimano, inyuro ndetse no kwikeka. Urugero, igihe umugabo nta kazi afite, yirukanywe ku kazi, cyangwa ugasanga umugore arusha umushahara umugabo, umugore mubi azamucyurira amusuzugure, rimwe na rimwe amusuzuguze n'inshuti n'abavandimwe. Hari n'abadatinya kumuzaniraho abandi bagabo. Nanone kandi umugore mubi ntatinya guhemukira uwo bashakanye, abikoresheje gukunda abandi bagabo, akima umugabo we urukundo rutagabanyije yari afiteho uburenganzira. Kuri iyi ngingo, umugore nk'uwo aba akomerekeje umutima w'umugabo we, amutesheje agaciro mu bandi, amaherezo benshi bakabigwamo. Ndagushimiye wowe ukiduteze amatwi rero, mwibutse gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana natwe. Ni umusanzu ukomeye, ni inkunga ikomeye uraba uduteye. Reka dukomeze n'ikintu cya kane kiranga umugore mubi. Umugore mubi ahora ahanganye n'umugabo we. Bene uwo ahora mu mafuti. Rimwe yemera icyo ashatse gusa, ntiyemera gukosorwa, kandi ntava ku izima. Ibyo bigabanya urukundo umugabo we yamukundaga, kugeza ubwo yifuza abandi bagore, cyangwa akabura ubushake bwo kumunezeza cyangwa kumukorera ibyiza. Nicyo gituma uwo umutima wanze, umubiri utamukunda. Uyu mugore umeze gutya rero ahora yitotomba amategeko atagira ishingiro. Nicyo gitaramo amenyereza ab'umuryango we. Iyo byamaze kumutegeka, ntatinya kubigaragariza mu nzira no mu ruhame aho abandi bari. Ikintu cya gatanu kiranga umugore mubi. Umugore mubi anyereza umutungo akoresheje gusesagura mu iraha n'ibinezeza binyuranye, no kuwiba awuhisha ahandi, cyangwa se akajya awujyana iwabo. Gukoresha ibirenze ubushobozi, ibirenze ibyinjira mu rugo. Umugore mubi atangira gukoresha n'ibyo batinjije, bagahora mu madeni, kandi aba afite ubunebwe n'ubutandame bituma yicisha inzara abana, umugabo n'abashyitsi. Uyu mugore ntabwo aba ari mwiza, umugore uhemuka agahemukira n'abana be. Niba umeze gutyo, wikosore kandi wicishe bugufi. Ikintu cya gatandatu kiranga umugore mubi, aba umusinzi, azana ingorane zitesha abana ubwenge n'agaciro. Ntahuza gahunda n'umugabo we, abana be bariyobora bakaba imfubyi akiriho, akabera ikirumbo wamushatse, agahinduka inshuti y'abatagira gahunda. Niba uzi umugore umeze gutya, umugire inama kandi umusengere. Ikindi ni uko umugore mubi atamenya ibyo asabwa n'ibyo abuzwa. Intwaro akoresha ni ukwivumbura no kwijujuta. Ahora yibutswa ibimureba, ahora ahembera amahane. Ikintu cya karindwi ari nacyo cya nyuma kiranga umugore mubi, yemera inama zose atabanje kuzigenzura. Urwe rushobora gusenywa n'iyo avuka, aramutse agendeye ku ngengabitekerezo y'umuryango we wabo akomokamo, cyangwa inshuti ze. Aha usanga urugo rwe rusenyutse. Aha ngaho umugabo aba asenywe n'uwamushyingiye akoresheje igitugu cyo kwa sebukwe. Bene uwo mugore, nyirabukwe na sebukwe abahindura nka bakeba be, agahora ahirimbanira guhangana nabo ngo agaragaze ko bamubangamiye. Umubano mwiza w'abashakanye ushobora kwangizwa n'umugore wanga inama nziza z'umugabo, akagendera ku z'iwabo n'inshuti mbi afite. Reka rero nagutindiye, tugaruka mu gice cya nyuma, ari igice cy'ingenzi cyane. Igice cya gatatu kigaruka ku ngaruka eshatu zibaho iyo umuryango ufite umugore mubi.
Ingaruka ya mbere ni uko ahanini abana bamwigana ibyo abatoza n'ibyo bamwigiraho, bakabyanduza abo babana, bikaba uruhererekane mu miryango bazubaka. Imico mibi nicyo kintu cya kabiri, niyo ngaruka ya kabiri. Imico mibi y'umugore yica ibyifuzo n'imigambi myiza by'umugabo. Umugabo ntiyongera kumwishimira, bikamutesha icyerekezo cyiza yari afitiye umuryango. Ikindi, ibyo umugore mubi yakorera abaturanyi bituma bagambirira kubimwitura, akaba ibuye risitaza ku bamukomokaho, kimwe n'abavandimwe. Ntawaba umugore mwiza ngo abure inenge, nta n'uwaba umugore mubi gusa ngo abure icyiza na kimwe agira. Icyangombwa ni ukumenya ibyo udakora neza ukabikosora, n'ibyo ukora neza ukarushaho. Reka nkwifurize kuzashaka umugore mwiza niba uri umusore utarashaka, niba uri umukobwa uzabe urugero ku bandi, niba uri umugabo ufite umugore mwiza ubishimira Imana kandi ukomeze kumusengera atazahinduka. Kandi ikindi kiganiro giherutse twari twagarutse ku byiza biranga cyangwa ibiranga umugabo nyawe. Niba ushaka kumva iki kiganiro wajya kuri YouTube n'ubundi ukareba mu biganiro biba byaranyuze aha hantu ukumva iki kiganiro. Ndagushimiye wabanye natwe, ibiganiro nk'ibi byubaka nakagaruka hano. Wakoze kubana natwe. Shalom.